turabasuhuje abakunzi bacu bagira neza TV. Turi kumwe n'umutumirwa wacu IBTV Rwanda. Twishimiye kubana namwe, turabakunda, mudukurikirana umunsi ku wundi, ndetse n'abatari babasha kutubona Imana ikabiduhuje tukatugiza amahirwe yo kumenyana. Twishimiye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, mu guhimbaza Imana ndetse no kuyiramya. Imana y'amahoro irusheho kuduha umugisha twebwe twese abari hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro cyacu kivuga ngo mbese ni iki gituma ingo zisenyuka muri iyi minsi, bimeze bite? Tutarinjira aho ngaho, dufite umutumirwa wacu araza kutuganiriza kuri ayo magambo. Nawe ntago akuze cyane ariko afite amagambo y'ubwenge Imana yamuhaye. Imana imuha umugisha. Afite channel yitwa IBTV. Rero mutambike hirya gatoya muharebe, murebe ibikorerwayo. Ni inshuti nziza, ni umubyeyi mwiza uvuga Imana neza cyane. Muri make murajya kwirebera namwe, murebe ibiberayo. Reka tumuhe ikaze atangire atwibwira. Ni karibu. Murakoze cyane. Abakunzi bayigira neza TV, ndabashoboje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kandi ndakeka ko abakunzi bawe akenshi baba ari n'abanjye baba ari abawe. Niyo mpamvu nongera kubibutsa ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu, mujye hasi muri comment mutubwire ibyo muba mwifuza ko tubaganirizaho umunsi ku munsi. Hanyuma rero njyewe nitwa Isabelle. Ndi umumama, abantu bose barabizi. Nkunda Imana, nkakunda n'abantu. Ndumva ari uwo nguwo. Mwamwumvishe rero. Isabelle, umukozi w'Imana, ni umuhanzi, ni umuvugabutumwa w'ubushake. Turi gukora umurimo w'Imana muri ubwo buryo. Abantu benshi basanzwe batuzi kuri iyo nzira. Hanyuma rero tujye kuganira mu kanya gato cyane, tuganire ni iki gituma ingo zisenyuka. Uyu munsi hari uwasenye ariko hari n'undi Imana yubakiye. Rero kubaka, nkunda kuvuga ko ari urugendo rutarangira, cyangwa se ni ishuri ritagira diplome. Ni urugendo rurerure. Umukecuru yasenya, umubyeyi ukuze yasenya, umwana mutoya washatse uwo munsi yasenya. Igihe cyose inzira yo gusenya yaza wasenya. Ariko niki kibitera? Niyo mpamvu uko ubyumva uraza kudufasha utubwire uko ubyumva, n'abadukurikiye nabo baraza kubyandika hasi muri comment. Usanga kenshi muri iyi minsi ababyeyi bakuze bafite za divorce nyinshi cyane. Ukongera ukagaruka noneho ku bana batoya bari gushaka, bafite divorce za buri munsi. Uwe iyo ubibonye wumva bimeze bite? Murakoze cyane. Mbere nk'uko wari ubivuzeho ngo urugo ni ishuri. Kandi hari umuntu watwigishije ngo ryo noneho ni ishuri ritarangira. Ni ishuri umunyeshuri atemerewe gusiba n'umunsi n'umwe. Ni ishuri ubundi ryakabaye rutirukana umunyeshuri. Ni ishuri rihora rifite, niba twabyita ko rihora rifite ama interrogation buri gihe. Buri gihe uhuramo n'ibizami muri iryo shuri. Kandi iryo shuri ngo nta muntu ugeze aryiga ngo arirangize. Uko bwije n'uko bukeye ubonamo amasomo mashya. Hanyuma rero ku kibazo twihaye cyangwa se turi kubaza n'abantu bacu, bajye muri comment banatubwire nabo uko babyumva, badufashe batubwire. Urugo muri no minsi buri muntu wese ari kubibona ko ari ikintu giteje inkeke. Kandi koko nk'uko wabivugaga, wenda muri young generation ho tuba tuzi ko hari igihe dutekereza ko bibaye kubera ko nibwo abana bari bacyubaka, baracyari bato, wenda ntirurakomera. Wasanga iyo aba ariho honyine biri ari rwo rwitwazo ngira ngo twajya tugira. Ariko noneho igitangaje cyatweretse ko ari ikibazo gikomeye, ni uko usanga n'urugo rumaze imyaka 30, 40, 35, 20 nabo harimo ya divorce. Bigaragare ko mu rugo harimo ikintu rwose kitari cyiza kiri gutuma ingo zisenyuka. Reka rero dushakishe bimwe mu bintu bishobora gutuma ibyo bintu biba.
kubera ko twebwe Imana ikiduhagazeho biragoye kuvuga ikintu utaranyuramo ariko turacyafite ama experience menshi turi kubona ahandi aho rero niho turi bugendere twe tuvuga ngo ibyo ari byo byose biterwa n'ibi hari ibintu biba mu ngo bishobora gutuma dusenya ibyo twebwe twizanira hari n'ibindi bizanwa n'abandi bantu kandi ibyo bintu byose iyo byageze mu rugo rurasenyuka urugero nk'ibintu bishobora kuza ari twebwe tubyizanira hari ukutizerana kutizerana gucana inyuma kutuzuza inshingano zo mu rugo nk'umugore n'umugabo ubwo turi ku mpande zombi ntabwo turi buvuge ngo umugabo wenyine cyangwa umugore wenyine ni utuntu twinshi dushobora twebwe ubwacu kuzana mu rugo bigatuma urugo rusenyuka hanyuma hari ibindi bituruka hanze twebwe tutizaniye kandi byashyika mu rugo bikaba byadusenyera urugo hari ukumva amabwire y'abantu bakubwiye hari famiye tuvukamo ubu ni ukuri umuryango wawe cyangwa uw'umugabo ushobora gutuma usenya urugo ute famiye hari ukuntu buriya hari ijambo ryanditse muri Bibiliya dushobora kuba tujya twumva nabi njyewe ku giti cyanjye niko mbitekereza ijambo ryanditse ngo nicyo gituma umwe muri twebwe azasiga se na nyina akajya kubana n'uwo yakunze akaramata hari igihe rero twebwe tudasiga papa na mama twajya mu rugo tukajyana nabo hanyuma tuvuge njye nashatse nubatse urugo iwacu ntago babonye ko nashatse noneho nagiye bakomeje n'ubundi kumfata nk'umwana barimo kurera mu rugo yego umubyeyi ahorana inshingano zo kurera ariko hari ibyo udakwiye kureraho umwana ngaho mama yagenzuye ibyo natekeye umugabo ngaho mama yagenzuye uko umugabo wanjye yambaye cyangwa njye uko nambaye ngaho mama yagenzuye nimba umugabo wanjye aryama ahantu hameze gutya na gutya ngaho mama yagenzuye buri kimwe cyose ugasanga umubyeyi wawe arimo aragikurikirana kugeza no ku mutungo mwebwe mutunze byanyu byo mu rugo ibyo bintu iyo byamaze kubaho gutyo murasenya none se aho ngaho ndaza kugarukaho cyane ko umugabo afite inshingano zo gukunda umugore hanyuma umugore nawe akagira inshingano zo kuganduka hanyuma umuryango akenshi umuryango mbona fatizo ni papa na mama barumuna b'umugabo ndetse na barumuna b'umugore na bakuru babo hanyuma bari abantu twumvise ko bashaka gusenya urugo umugabo uramutse ufite famiye wenda dutekereze ko umugabo wawe afite famiye ngari hanyuma wowe nta famiye ufite urabizi ko abantu benshi ubwo buzima babubamo hanyuma wowe udafite famiye uramutse ufite umutima wenda utabasha gukunda barumuna b'umugabo cyangwa bakuru be umugabo cyangwa se umugore ufite iyo famiye akaba afite umwe muri mbese uwo bahuje niba ari umugore akaba atumva famiye y'umugabo niba ari umugabo akaba atumva famiye y'umugore wowe uramutse uri muri uwo mwanya wakora iki mbese umugabo wawe adakunda famiye yawe umugabo wanjye adakunda famiye yanjye nanjye byumvikana ko yaba atankunda utese kandi aguha buri kimwe ampa buri kimwe ariko hari uruhande rwanjye atarimo kumva ntago gukunda famiye y'umugore ahantu nakubwiye ko bishobora gusenya urugo bikana famiye yanjye ngewe ubu nshobora kuba nubatse ugasanga ndimo ndarera barumuna banjye bose bari iwanjye mu rugo sibyo abo barumuna banjye ninjye bari burebe buri kintu cyose bivuge ngo amafaranga umugabo akorera nayo ngewe nkorera turiyeranja dushakisha uburyo tugomba gufasha aba bana bari mu rugo wenda na mama ahari cyangwa na papa nabo badukeneyeho bwa bushobozi ku buryo turi bubafashe nabo aho ngaho iyo byagenze gutyo ubwo umugabo we ninde ni Imana ku buryo yihanganira ibyo bintu byose rero tuvuge ko noneho abaye wenda ibyo ashobore no kubyihanganira cyangwa se kuri warumbaje ngo abaye adakunze famiye y'iwacu
mbere na mbere namuganiriza amubaza ikibazo yaba yaragiriye kuri famiye yanjye cyatuma hari igihe ibyo yaba yarabahoye nanjye mbimenye nkabyirinda byatuma tukomezanya neza nta kibazo kuko ngerega nasize mama na papa nza kubana nawe akaramata ngomba kubanza nkumva nimba urwanga bafitiye rufite ishingiro hari igihe wasanga koko hari impamvu aramutse se nta rwanga afite akaba wenda ubushobozi afite bumwemera kuba wenda yafasha famiye ye iyawe nta bushobozi afite wakora iki ntabwo ibyo ngibyo ubundi bibaho nuko twikunda nuko abagabo cyangwa abagore twebwe twikunda hakaba igihe wumva ngo ufite amafaranga ngo yo gufasha famiye y'iwanyu ariko ngo ntiwabona yo gufasha kwa sobukwe cyangwa kwa nyokobukwe ibyo se bihuriye he ariko aba yaragushatse aba yaranshatse ntabwo yarashatse famiye okay none ni ukubera icyo ashobora kwiyumvamo ko kwa mama we cyangwa kwa papa we hahora ibyiza hanyuma aho iwacu bamumpaye ho ntihabe ibyiza ni ukuvuga ngo ashobora kuba afite imyumvire yo kuba wenda afite gukunda famiye ye cyangwa se hanyuma iyanjye akayanga muri famiye yawe hariho nk'umwe batagiranye ibihe byiza bikaba rero nibyo nanjye byamfasha kumenya ngo ubundi uyu muntu batagiranye ibihe byiza byahereye kuki ngo dukemure iki kintu noneho wiyumvemo erega buriya umuntu yabaye mukwe cyangwa iyo yabaye mukazana uba uri umwana wo muri urwo rugo none si ubwo kadutekereze wenda ko batagiranye ibihe byiza byatumye wenda havamo impamvu zatuma famiye atayumva ariko nkumva nge bitakabaye biba impamvu aramutse afite wenda muramutse mukundana mufite ubushobozi bwo kuba mwafasha famiye zombi niki cyatuma mutazifasha ubwo haba hajemo umutima w'ubugugu ubundi nimba dufite ubushobozi bwo kuba twafasha famiye zombi tuba tugomba kwicara tukabiganira tukareba nimba bitabangamira ubukungu bw'urugo rwacu tukavuga tuti tubonye hagati y'imiryango yacu kwa papa cyangwa kwa mama hari ikibazo runaka wenda bakeneye urugi gushyiramo inzugi mu nzu reka tubanze turebe nimba mu bushobozi dufite twebwe ubwacu twagura urugi rwo kwa mama hanyuma tukareba no kwa papa handi turebe naho nimba hari ikibazo kimeze gutya na gutya nacyo tugikemura ibyo bintu byose bisaba ubwumvikane bisaba kuba twicaye tukabiganira kandi biba byasabye ko ngewe mugore washatswe iwanyu ngomba kubanza nkiyumvamo iwanyu kuko ntabiyumvisemo ibyo bintu ntabwo twabiganira birashoboka cyane bitewe n'uko abantu bafite imyumvire itandukanye ariko hari umuntu uherutse kunganiriza mu minsi nk'ibiri ishize ambwira ko akenshi amakimbirane ari mu ngo hari yambwiye nk'ibintu bitatu ambwira ko abantu babiri batandukanyije amatorero harimo ikibazo aha ikindi yambwiye ko umuntu usenga umugabo usenga iyo afite umugore udasenga habamo imbogamizi nyinshi ambwira ko umuntu usenga mu badivantiste undi agasenga muri ADEPR bari abantu gufata umwanya ngo bahuze ibyishimo byabo biragorana hanyuma gufata umuntu uhura n'ikibazo akajya kuruhukira mu nshuti ze wenda bari gusoma agashera mbese utuntu dusa nk'utwo ngutwo hanyuma undi babana yagira ikibazo akajya gusenga akiyiriza hanyuma bari abantu ngo bahuriye mu rugo kumvikana biragorana nawe ni kubyumva ntabwo ariko mbyumva uruhande rumwe hari aho numva byashoboka ku mugore usenga umugabo adasenga ndabyumva ko bishobora kuzana amakimbirane ariko nabwo byaterwa n'imisengere umugore afite byose ndagenda mbigusobanurira hari ukuntu dusenga tukamera nk'abantu biyibagije ko mu rugo dufite undi muntu udasenga cyane nk'abagore ubu nibo ngiye no kwivugiraho abagore iyo umugore afite umugabo udasenga umugore akagenda agasenga akabyimariramo koko hahandi uvuga uti ngende uw'Imana bizana amakimbirane mu rugo kandi uvuye gusenga Imana cyane rwose wese nijya yemera ko bitubaho wowe urasabwa gusenga sibyo ariko ukibuka ko n'umuntu mubana mu nzu adasenga ntabwo ari ku rwego nk'urwawe birasaba ubwenge noneho birasaba ubwenge bukomeye birasaba ko usenga ariko
ushyizemo speed govern ntusenge ngo ugende ujye kuba uwiyo. Ntabwo uzi se abantu bajya batanga ubuhamya, hari n'umumama w'inshuti yacu tuzi neza cyane watanze ubuhamya bw'uko umugabo yazaga akamukubitira ku ruhimbi arimo abwiriza cyangwa ari we uyoboye gahunda mu cyumba cy'amasengesho. None ubwo kuki Imana yatumaga se bamukubitira imbere y'abantu? Nuko buriya nuko atabigusobanurira neza. Birashoboka ko umugabo yaba afite kamere yo kuba ntacyo atinya aho ari hose yahamukubitira, cyangwa se binashoboke ko hari inshingano yabagaje atujuje, akaza kwigira mwiza imbere y'abantu kugira ngo yubahirize gahunda za pasiteri, umushumba mbone neza ko nkijijwe, ariko mu rugo hari ibintu asize adatunganyije. Rero gusenga, ufite umugabo udasenga cyangwa ufite umugore udasenga, bisaba gusengana ubwenge bwinshi. Usenge yego, ariko no mu rugo ukiranuke. Uko nguko uri gukiranuka cyane mu rugo bishobora kuba intandaro yo gufasha mugenzi wawe guhinduka. Ako si akambere. Aka kabiri ni ak'abantu badahuje amatorero, badahuje idini. Abantu barambabarira, abantu babitekereza gutyo njye ntago nshobora guhuza nawe. Abatekereza ko idini rishobora gutuma mu rugo haza amakimbirane, nabo baba basenze nabi. Njyewe nsengera mu badivi, uyasengera muri ADEPR. Ese ubundi uku gusenga turi gusenga dusenga imana ebyiri? Hari imana yindi ibaho, hari imana ya ADEPR ibaho? Imana ni imwe. Urumva? Ahubwo igikenewe ni ukubanza tukamenya ngo ese buri muntu mu itorero rye yabaye uwejejwe muri ryo. Njyewe nimba nakijijwe mu badive, umugabo agakizwa muri ADEPR, tugahurira mu rugo, ntacyatubuza ibyishimo. Ego bibaye byiza twaba turi hamwe, tukaba duhuje, ariko mu gihe bidakunze. Kandi ibyo bintu kuba byarabayeho atari uko njye nivumbuye mu rugo ngo mfate umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye muri iri torero. Oya, hari igihe biza wahamagawe, hari igihe biza ukumva uhamagawe uyu muhamagara. Kandi rega nuko abantu babirwanisha. Aya madini ni adresse, ni nkuko ubu ngubu witwa Mama Queen nkitwa Mama Boy cyane rwose. Ubu ntawe wanyitiranya nawe, ntago biba bivuge ngo Mama Queen afite ukwe ko ateye, nanjye mfite ukwanjye nteye, sibyo? Niyo mpamvu ntawe wanyitiranya. Bivuze rero ngo uyu muntu uri gusenga muri ADEPR, uyu nguyu akaba ari gusenga mu Adventiste, twese yaba twari tuzi neza ko turi gusiganirwa ku muntu umwe, twakabaye twumvikana. Ahubwo reka mbabwire inshuti zacu, umugore ufite icyo kibazo cyuko adahuje n'umugabo itorero asubire ku musaraba, cyangwa se umugabo udahuje n'umugore itorero uri kutwumva muri iki kiganiro azambabarira yandike hasi, cyangwa ashatse yandike hasi, cyangwa za chain box kuri IBTV Rwanda, musobanurire, mugire n'inama y'uburyo yabyitwaramo. Ntabwo idini ryadutandukanye, kuko yego umugore n'umugabo ubundi ni umuntu cyane rwose, ndabyemera. Buriya ni nkuko umugabo wawe ari umushoferi, wowe ukaba uri umucuruzi cyane, ubundi ni nkuko biba bihagaze. Icyo turi gushaka twese amafaranga, ni amafaranga. Iyo tubonye amafaranga se turarwana cyangwa turanezerwa yose. Noneho tinya ko icyo turi gukorera noneho kirenze amafaranga. Turimo turakorera Imana yo mu ijuru. Ahubwo menya ngo mu ruhande rwanjye njyewe mu Adventiste ndakijijwe nk'uko bikwiriye. Ese iyo ngeze mu rugo nkomeza gukizwa nk'uko narindi mu rusengero? Ahubwo ngiye mbona ikibazo kiri hagati n'uburyo bahana mu mwanya. Yego, umwanya wo gusenga bawuhana ute? Ese ubwawe imitima yabo yumvikana iti? Ubusabane bw'imitima buhagaze bute? Hanyuma iyo urushaho kumva mugenzi wawe ukubahiriza isabato ye, yego, bimworohera gukiranuka n'isabato akayumva cyane. Ariko iyo azi ko agiye gutangira isabato akazi ko ari butahira ku bitutsi by'umu ADEPR inyuma, aho kandi umwibwirisha ngo itorero ryawe n'ibiki umutoteza. Ese ubundi ni byiza ko icyo ukunda n'uwo mubana agomba kugikunda? Oya, umuntu yaduhaye urugero, hari umuntu watwigishije aratubwira ngo
mu rugo iwawe ubundi uburyo twebwe twarema reka dusubire ku kurema k'umugore n'umugabo. Adamu yari ariho yabonaga ibintu byose ariko nta mugore wari uhari, ntawe yari afite. noneho kugira ngo Imana ibone izana umugore ntago yigeze ikoresha nk'ubundi buryo yakoreshaga ku bindi bintu. Oya yaramusinzirije, yamuteye ikinya. Adamu ajya mu kinya arasinzira arakanguka. Bivuge ngo uyu muntu wasinziriye yasinziranye ibitekerezo bye, yasinziranye ibintu byinshi yajyaga akora aho ngaho mu ngobyi ya Edeni. Hari ibintu byinshi yakoreragamo byinshi cyangwa yavugiragamo. Mbese we yari afite ubwenge bwo kuba muri Edeni cyane bunarenze, kuko yari yarabanje kubona uburyo Edeni ayibayemo, uburyo Edeni yirirwa ku manywa uko haba hasa, nijoro uko haba hasa. Uyu muntu rero uje noneho aje ari nyamuza vuba, ntumubaze nimba muri Edeni haba ijoro ntabyo azi, ntumubaze nimba haba amanywa ntabyo azi. Icyo azi ni uko ahanze amaso Adamu yasanze byonyine. Buriya rimwe tuzagirana n'ikiganiro kirambuye tubabwira uburyo abagabo bajya bihunza inshingano cyane no mu ijuru bazabibazwa cyane. Kuko ubundi twebwe twarakangutse dusanga bo bari basanzwe bari mu nshingano, bari mu nshingano muri Edeni. Hari ibintu bakoraga aho ngaho. Rero musubire ku nshingano zanyu, abasa nk'aho bari kuzireka gakeya, mugerageze kongera kunda cyane ko arizo nshingano Imana yabahaye. Hanyuma hari umuntu wibaza ngo ikigare gisenya urugo. Ikigare ikinzi icyo rurimi niba urwumva. Hanyuma ngo iyo abonye mugenzi we wenda hari bafitanye gahunda na runaka agomba guhora arimo imbere. Hanyuma akaba afite n'umugabo udakunda ikigare, biriya bintu ngo bishobora gusenya urugo. Nawe urabyumva nk'uko bimeze? Ndabyumva. Kari akantu ka mbere nari nagashoje neza, ukuntu kudahuza kwacu ibintu. Kudahuza kwacu umuntu yaratubwiye ngo niko gukura k'urugo. Urugo ruba ruri gutera imbere. Kudahuriza ku kintu kimwe. Yego. Wowe icyo ushaka atari cyo nshaka. Yego. Nuko hari igihe tubikorana ubupagani bwinshi, wakanga ibintu ukabyangana n'undi mutima. Yego. Ukaba ushobora, umugabo aravuze ati tugure intebe. Wowe ugahita umubwira uti oya ndumva twasohoka. Ubwo ntibyaba muri cya kigare nabyo. Noneho nguko rero wahise wowe wumva ko kugura intebe atari cyo cyari kiri imbere, ahubwo tujye kugura igitenge, mukadiskita kuri cya kintu n'umutima mwiza. Yego. Ukamwumvisha uburyo wowe wabonaga gusohoka wenda ari byo byakaje imbere, nawe akakumvisha uburyo intebe arizo zakaje imbere. Finally mukaza gufata umwanzuro, ugasanga wa mwanzuro uvuyemo kugura intebe. Kubera ko yamubwiye ubwiza bwo kugura za ntebe. Hari umuntu watwigishije ngo uko kudahuza ku kintu niryo terambere ry'urugo. Kandi koko nanjye numvishije ari byo. Nuko hari igihe twe tubikorana ubupagani bwinshi ugasanga ntiduhuje ibintu, ukagenda ukihagararaho ukifunga koko ukavuga uti nuko mbishaka, nibitagenda gutya ntibiri bukunde. Ariko ubundi ngo niko konyine kwakabaye ariryo terambere ry'urugo rwacu. Hanyuma rero akantu warumbajije k'ikigare. Ikigare gisenya urugo. Ubu hari abagabo benshi bambabarire nimbavuga, hari abagabo benshi babaye abasinzi atari kubw'ibitekerezo byabo. Yego. Hari abagabo benshi bakora amabi hano hanze ari uko babirebye ahandi cyangwa babirebeye ku bandi. Wenda kare akavuga ati mugenzi wanjye se we kabayeho kuriya katabikora. Byahuza nuko ashyika mu rugo, mama boy nkamuzengereza. Hari ukuntu natwe tujye tubazengerezamo. Ngewe namuzengereza yashyika hariya hanze, mugenzi we akamuganira akavuga ati uzi ko warangiye. Ubundi dore ahantu tubonera amahoro. Buriya ntukabone twicaye hariya mu kabari aya masaha yose ngo ugire ngo wenda nuko tuba twanze kujya iwacu mu ngo. Tuba tuhunga kugira ngo twibereho neza. Jyuza tube twiberaniye hariya saa 8 uzajya utawusange yasinziriye. Nta kibazo kizajya kiba gihari. Hari abagabo benshi babayeho gutyo, akanga gutaha kare kubera ko yasize umugore umubangamira mu rugo, akaba yirariye. Hasanze bagenzi be bahuje ibibazo, icupa baraza kuganira naryo kugeza saa 8 z'ijoro. Hanyuma saa 8 z'ijoro atahagaruke mu rugo azasange wasinziriye biri amahoro. Abagore natwe
hari abagore bagira ikigare hari abagore bagira ikigare gishobora kugusenyera urugo. Hari ibintu ubu byaje blood shower. Ni nziza ubundi yaba babikoraga nk'uko byakagombye kumera. Anniversaire ni nziza yaba byakagombye nk'uko byakabaye biri. Uti ibyo rero byasenya biti. Ubu hari umugore ushobora kuba ahora buri weekend atari mu bukwe bari muri anniversaire. Atari muri anniversaire bari muri blood shower. Abo bagore barahari. Nimuzantunga urutoki ndabizi murahari, turaziranye mwebwe, turaziranye murahari. Oya niba bahari turabagira inama barushaho gukosora. Ibyo ngibyo rero kubera ko iyo witabiriye biriya bikorwa bwa mbere uraryoherwa ukabona ni sawa cyane. Ejo baguhamagara ati noneho dufite bidi ya runaka ugahita nanone uca. Ejo bundi baguhamagara ati noneho dufite blood shower y'umwana wa nyirasenge wa runaka utanamuzi. Kandi uko nguko tujya mu blood shower n'anniversaire dukoresha amafaranga. Ayo mafaranga rero mu by'ukuri ni ukuri abagabo uburyo bateye ari amafaranga ntago ari ibintu byabo. Ntago ari ibintu byabo. Guhora umubwira ko wagiye mu anniversaire rwose ni ibintu abatumva atiyumvisha. Ukuntu uyu munsi mwatse veni za anniversaire ejo bundi veni za blood shower. Ubwo ndi kwivugira ku bagore baba badafite akazi wenda batinjiza yabo, ariko niyo waba winjiza yawe uri mu mibare mibi, uri mu mibare ipfuye. Iyo mibare rero buri umugabo hari igihe ayitera acecetse atakuvugishije, akicara akareba akavuga ati umugore wanjye yembwa 150. Ariko mu by'ukuri iyo ndebye mbona yakuyemo umusatsi gusa, nta n'igitenge kirimo, nta musaruro urimo. Nta musaruro ndi kubona muri gitano. Hariya rero buriya yakubaze ahubwo wowe uriya muntu rega wamusanze muri Edeni. Wamusanga mu mibare, afite imibare. Yarafite imibare, iyo mibare rero n'ubundi arakomeza akayibara. Birakaze. Ikigare rero ni kibi mu kigare cyasenya urugo. Bafite bacu mudukurikiranye kuri IBTV na Igiraneza TV. Hanyuma turabakunda. Impamvu tuba tuganira ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo. Suko uwo byabayeho agasenya urugo atarabishaka, ahubwo yabyisanzemo. Ndatekereza hari umuntu wigeze umbwira aravuga ngo nakoze ikiganiro, arambwira ngo ufite ikiganiro cyiza ariko ujye ugerageza utumire abantu bakuze. Abantu bakuze bashobora kuba bafite ibitekerezo birenzeho. Abantu muraza kumfasha niba mwemerana nawe, ese koko ibitekerezo bizima cyangwa se byubaka urugo biva ku bantu bakuze, cyangwa se umuntu ashobora kuba ari no mutoya ariko akaba afite uwo mutima wo kuba yagira inama mugenzi we akabasha gukosora ikosa ryari rihari. Abantu baze kudufasha azatubwire muri comment, babishyire hasi. Ariko nawe urabanza umfashe umbwire, ese nawe ubona umuntu umugore muto mbese nkatwe atabasha kugira undi mugore mugenzi w'inama ngo urugo rwubake? Njye mba mbona atari byo. Ntago urugo kurwubaka bigomba imyaka. Ntago bigomba imyaka. Hari imyaka wenda ngewe nshobora kuba ndiho ariko nkaba nzi ntanamaze myinshi mu rugo. Nkanjye ntago nyimazemo myinshi, kuko iyo utaruzuza imyaka 10 buryo bukiri hasi rwose. Rero ntago bivuze ko munsi y'imyaka 10 ngewe mba ntareba ibintu bishobora kugirira akamaro mugenzi wanjye n'ibyamuhungabanya byose mba mbibona. Gusa harimo bamazemo na veni bakaba nta kintu bazi. Ntago rero kubaka urugo ari imyaka. Nta nubwo warebera umuntu uko angana ngo uvuge uti urandimo ndareba ari umwana ntago yangira inama. Oya, ahubwo banza uganire nawe wumva ibitekerezo bye. Kandi noneho ujye ubanza unareba ko kuki mutanabona, sibyo? Jye ubanza unarebe witegereze uvuge ute se ubundi uyu muntu ngiye kugisha inama ubundi we urugo rwe. Ego ushobora ngiye hanze ashobora kukwihisha, ariko buriya hari ibintu tutajya dupfa guhisha cyane. Urugo rubikuruhisha byakuvuna, byagorana, biragoye. Nicyo kintu cya mbere kibaho kivunanye. Ariko urugo rwiza ntago nyekereza ukuntu ibyo bintu byahozeho ngo kuri ba mama ba kera. Ba mama ngo barabakubitaga ngo akamukubitira mu nzu ngo wasuhuza agahita aseka akakwakirana ubwuzu, kandi bamaze kumukubita. Kwanza ngo baramukubitaga bamukubise ingumi yabyimba hano, wazura umwana utesema ubaye cyagahita akubwira ati
yikubise ku nzu dore sinzi ikintu mbaye nta kibazo afite abo bari ba mama urumva uyu munsi ntago wakubita umugore ngakwihorera seke bivuze ngo urugo rubi ntago ushobora kuruhisha ntago waruhisha ngo bikunde rero jya ubanza n'urugo rwiza ntiwaruhisha hanyuma tubanza witegereze urebe umuntu uvuga uti mama Queen iyo murebye mbona urugo rwe yangira inama byibura kansuni kakankura ku myaka 2 nari maze akangeza ku myaka 10 ejo imyaka 10 wenda ngahura n'undi umeze nka mama Queen akamfasha ngasunikaho nk'ibiri nkaba ndi kwakira gusaza hanyuma se hari abantu abavandimwe bacu bagiye bagira amahirwe make ingo zabo zigasenyuka hanyuma nk'abariya iyo ubonye ko byabagezeho wowe wifuza ko bakomeza guheranwa n'agahinda cyangwa se ubonye wabagira inama yo gushakisha uburyo ibishoboka bakongera bakubaka ingo zabo reka mbere na mbere mbahe Paul kuko ubwo byaranze pe buriya nta muntu wanga ibyiza urugo ndakeka ko ubundi ubaye utarushaka ntago wajya uhaguruka iwanyu ngo uze mu rugo rero waraje usanga umuntu wawe ntibibarize nk'uko wabibaraga hari igihe uza rwose ugasanga ruri mu manegeka rukanga abo byanze mwese Paul abantu bose byanze Paul ariko mbwire rero abantu byanze ariko bakaba bagifiteho bakibona imbere hari akantu byibura bapasuriramo bakinjira rukongera rugakunda reka rero mbabwire uru rugo ubundi keretse nimba ari wowe warwivugiye akaba ari nawe urwishyiriraho ariko nimba ari urugo rwavuzweho n'Imana gerageza ukoresha ibishoboka byose urugo rwawe rwongere rwubakwe pe ejo hari akantu kantunguye hari umuntu nzi nzagerageza kumushaka dukorana ikiganiro kandi ntabwo azakinyima rwose ndabizi dukorana ikiganiro yari amaze imyaka myinshi pe yaratandukanye n'umugabo we ariko batarakora divorce hari uburyo batandukana rwose imyaka ikaba yashira ari ingahe ako batara divorce yabayeho yisengera Imana akajya abwira abantu ati nubwo yagiye ariko yari umugabo wanjye cyane noneho we ikinatangaje nta n'umwana bari bafitanye wenda iyo haba harimo umwana wavuga uti umugabo yagaruwe n'umwana nta mwana uhari cyane ntago barabona umwana kandi nibwo bari bakoze ubukwe umugabo aragenda ariko ejo bakoze akantu kadasanzwe abantu basengeye aho hantu barabizi ejo bakoze akantu kadasanzwe umugabo yagarutse kumusabira imbabazi mu rusengero amwambikira impeta imbere y'abantu kuko umugore ngo yari yaramubwiye ati ndabikunze ko umbabariye nanjye nkubabariye duhanye imbabazi mbere yo kubana kongera gusubirana impeta wayikuriyemo imbere y'ubuyobozi urayimereza ku mugaragaro ndashaka kuzongera kuyigusubiriza imbere y'itorero bakabimenya ko wari warantaye ntibabuze nk'imyaka nk'itatu cyangwa 4 yari ishize uwo mugabo nta handi yashatse umugore baribane gutyo umwe yaragiye n'undi ari umugore yagumye mu rugo umugabo arigendera aravuga ati ndashaka ko tuzahagarara imbere y'iteraniro ugasaba imbabazi itorero ko wankojeje isoni hanyuma n'impeta nkayigusubiriza imbere y'iteraniro bakayisengera ukayinyambika nanjye nkayikwambika bikarangira ejo ibyo bintu byarabaye Imana yarakoze bivuge ngo uyu mugore muri uru rugendo yahuriyemo n'ibintu byinshi bikomeye ariko yarihanganye kandi kwihangana kwe ejo ko haranesheje ubu batahanye nk'umugore n'umugabo ku buryo ubu umuntu uzamubonana nawe mu muhanda bagenda ntago azavuga ngo uriya se ntirirwaga avuga ko umugabo yamutaye none nkaba mbona bari kumwe ubu ngubu ni umugabo n'umugore bababariranye cyane urumva bari bamaze iyo myaka yose batabara bivuze ngo muri uru rugendo rwo gutandukana n'umugabo haba hakiriho amahirwe y'uko umuntu ashobora kukumva mugasubirana nk'uko hariho n'abatumva ariko hariho n'abatumva ku buryo pe byakanga iyo ubona biri kwerekeza habi nk'ubu hari abantu mba numva njyewe bishoboka buriya umuntu ufite umwana akagira 2, 3, 4
abantu ntibakabe batandukana, baratandukana ariko kubera iminsi turimo urasanga abafite 5 6 aribo bari kurira barara bameze nabi, usanga aribo batishimiranye, nyamara bari bageze igihe cyo kunezerwa imbuto zabo Imana yabahaye zigakurira mu biganza bizima by'ababyeyi bose. Rero nkumva abantu bubatse ingo n'abagiye kuzubaka dufite umukoro cyane, dufite umukoro wo gusenga utari usaba imyaka, dufite umukoro wo gufashanya. Uyu munsi ngewe nshaka kwenda nkurusha urumva nkurusha imyaka myinshi, imyaka 10 ni myinshi, urumva hari utuntu twinshi nanyuzemo, urumva utwo ngutwo natugufashisha uyu munsi. Hanyuma ariko nshobora kuba naragize amahirwe nk'urugero nkanjye, nagize amahirwe y'umusheri mwiza kandi ndamushimira kuri kamera, Imana imuhe umugisha mwinshi, ari umusheri wanjye mwiza cyane. Hanyuma rero muri ziranzira wenda muri iyo myaka 10, 17 n'umunani tumaranye, wenda nkaba ntarahuye n'ibikomere nk'iby'umuntu yahuye n'umugabo wenda bafitanye 3. Urumva nk'umuntu watangiranye intambara mu rugo ajya kugira 5 ashoje afite amashuri menshi mu by'ukuri, hanyuma ngewe ufite 18 nta ntambara n'imwe nabonye, urumva ntacyo namukomeresha, nta bikomere mfite byo kumubwira ati nanyuza hano naciye aha nagize gutya. Ariko nasanze ariko hari ibyo twumva, nasanze nta rugo rutarimo intambara, ntarwo wabona. Icyakora intambara ziratandukanye, intambara ziratandukanye. Ushobora kurwana urwo kubura umwana, ngewe nkarwana urwo kugira abana ariko batanyumva, nshobora kugira umugabo unyumva ariko ejo nta mutungo mfite, nshobora kuba mfite umutungo wenda nabo bana n'umugabo mufite, ariko ya famiye twahereyeho tuvukamo ikambera ikibazo ikabyinjiramo. Usanga kenshi urugo cyangwa se umuryango uhorana intambara, kandi njya nkunda kubona ibintu byose birimo intambara Imana ibibibamo cyane. Buri ahantu hatari intambara nta n'uburinzi buba buhari. Wapi? Ahantu hari intambara hahora uburinzi, niho haba hari intwaro zikomeye. Ahantu hari intambara niho haba hari ubwenge. Ahantu hari urebye, ahantu dufite ibihugu byinshi bitangaza intambara bivuga, usanga amakuru menshi tuyakura kuri M23 n'ahandi. Rero akenshi ingo zirwana intambara zitandukanye, ariko nta rugo rutagira intambara, ahubwo intambara zirwanwa mu buryo butandukanye. Rero amasaha yadusizeho umugani w'abantu ibintu by'ingo kiraheze, tuzakomeza tuganireho, karagaciyemo kugira ngo twunganirane. Uyu munsi nshobora kuba mbona wenda itara riri kwaka iwanjye ariko ejo mu gitondo rikazima, niyo mpamvu ntashobora kubona uyu nguyu ryazimye ngo mwishime hejuru, mbona ari nta bwenge agira. Ibyo bintu umuntu wishima hejuru y'umuntu wasenye rwose agerageze atekereze ko nawe ejo byamubaho, ariko tugerageze gusabirana, dusengerane. Inshuti zanjye turabakunda, si uko impamvu mbazana bino biganiro, hari ibyo mba nshaka kwigiramo nanjye. Iyo wanditse kuri commentaire cyangwa se ugaca ku ruhande ukampamagara ati byakabaye bigenda gutya, nanjye mba niga, kuko iyo nize uwampamagaye ejo mpuye nacyo ndagikosora. Amahoro y'Imana rero abane namwe, turabakunda cyane. Mukomeze mudukurikirane, mudusengere. Umurimo w'Imana tuba dukora uragoye, ariko Pawulo yaranditse aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Nta ntambara rero utarwana ngo irangire. Wowe uri mu bikomere, ejo bizarangira. Uyu munsi ushaka uri guseka, ejo ukarira, ejo waba uri kurira, ejo ugaseka. Rero reka dusenge, reka twakire umukozi w'Imana adusengere, hanyuma turabakunda. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Wowe watangije umushinga w'urugo kuva kera twebwe tutarabaho. Wari ubizi rero ko muri uwo mushinga natwe tuzazamo, niyo mpamvu dusabye uburinzi ku mushinga wawe. Turasenze kugira ngo utwubakire, niwe mujyanama mukuru dufite, niwe twabwira ibibazo byacu n'ibitekerezo byacu, kandi niwe wadukura ku rwego rumwe ukatugeza ku rundi. Hanyuma duhe imbaraga zo kugira ibyo tuvuga bifasha imiryango, haba muri twebwe abatuzi n'abatatuzi. Turakwinginze kugira ngo ubutumwa bujye bugera kuri bose. Abahuye n'ibibazo byo kuba harimo imbogamizi, reka bose ubabe hafi, bagirire neza. Abakibona bimeze neza nabo bahe guhagarara bashikamye, kuko ibihiga abandi nabo byabageraho. Ubane natwe rero kuri izi channel zombi, aho twiyemeje kuvuga ijambo ryawe no kuvuga ubutumwa bwawe.
udushyigikire kuko ari wowe utubereye ingabo, turabizi ko tuzagira kure. Urakoze kuri Imana yumva gusenga kwacu, mu izina rya Yesu, amen.